Tony Boy ya umeze bita umwana w'Imana na amahoro bana nta muntu waba wagukurikiye se jewe se hari cyangwa se hari umuntu tukigirana gahunda muri ino se nukuvuga ngo iyo ukennye abantu bahita bagushiraho neza ariko wamara gukira do imbwa no murizo oya hari ibintu namenye wamenye se ko ahubwo gitifu wano minsi ngari gushaka urubyiruko ngo rugiye kuzajya rwirwa ku murenge ngo hari amahugurwa ari kubamo ubwo rero umuntu wese utagira akazi w'urubyiruko basigiye baza bakamujyana akajya guhugurwa wabona mu kanya bari kukujyana ahubwo we ndakubwiye ko ngiye nagira akazi niyo nawe ntako mfite akiza nuko utanangira gutoragura tuno twatsi nkahita mwereka ko ndi mu muganda ako kanya ikibazo cyawe nuko wigira uti kandi abizi bahageze bahita bakujyana ngenda njyahe ngewe nukuvuga ngo ubwenge nzi bunyemerera kuba nakora cyangwa se inkore ariko nkabaho uwo ni ngewe tuve muri ngo ahubwo mubwire muhungu wanje bisiko nta kintu dupfa ako se buriya ntacyo dupfara ese ikintu dupfa ngiye mwana wa mama ako ntacyo nta mpamvu yo gutunga ibintu byinshi n'ubundi hari igihe inzu yanashya muhungu wanje genda wiyambarire pe ngo ngwiki urayimahe yega ibintu ngira ibintu ngiye nta kintu nakwima fata n'ururuko urakomeje ngenda komeje ishate ko njya mbona abantu benshi bayambara ubu nta hantu wayantuye ko uzanye amagambo yawe none uyizane nyisubirane oya fata n'ururukweto oya genda ndashaka ko ahantu tuzatujyana bajya babona kuri umusirimu nta mpamvu yo gusa neza tujyana wambara ishati imwe n'ipantaro cyakora isubiriza igihe kabisa uzimame isubiriza igihe ndimo ndibaza ngo ubukwe bwa mubyara wanjye kositimu banishe ndayambaza iki ariko noneho ndabutashye ndabura rinete ntahandi hantu wabona wamura rinete byo ntabwo nagweza ibintu byose sibyo ntabwo ndima ariko ntacyo suka jutiza tunga bikeya ubigirira isuku apana bya bintu byawe wambara inkweto igahenga mukayinutse ariko se winyibutsa ko ngira umwanda ntacyo rero nibyo najya nkubwire singe nyitiza ubwo nibikunda nyine turaza kuvugana kuri telefone ibindi nako kanajya nkuhereze sawa okay nta mutima muto dukumburane ariko ahangaha nariye kabisa ya yewe Gaston we wabimenye ibiki Oromide yuri indege ubu ngubu baragiye tayari ubu ngubu ntabwo tuzongera kubona vuba hanga Oromide rwose uriya wa wundi inshuti yacu yagiye ako nawe ugira urwo buri gihe uzanzanira ibintu by'amabanga by'ibihuha gusa ngaho ukumva ari igihe wamuzaniye ngewe ndi kukubwira mbihagazeho neza n'amaguru yanjye abiri abantu bavuye kumuherekeza yarafite uruvarisi runini gute buriya yesu we ababyeyi bamuri inyuma urumva n'abandi inshuti z'umuryango bamuherekeje bavuga ati umwana wa Musinga rwose ewana atuhesheje ishema mu mudugudu reka nkubwire rero wavuga wagira usimbuka ijambo aragiye kuko ngewe uriya muniga ntabwo twabana amahoro si inshuti yawe ntabwo akubwiye se ambwira ibiki se abantu twakoze ikirori cyo kumusezera bamwe twari ibiryo twanasize bari kubiterana mbese wumva ngo n'ubu ngubu uri mutugeze iwabo wagenda ukarya ugatahinda witwe ku rutugu urashaka kumbwira ko mbere yuko agenda mwariye mukanywa mukanabyina ibintu byose mukabikora kuvuga ngo banze wumve neza ni ukuvuga ngo ahubwo ushobora kuba utakibinaha urumva usigaye ufite hano hantu wibera ntazi ku buryo ibintu nyine bisigaye bibasimbimenye bibera hariya hirya nyine nibaza wari uri hehe ku buryo abantu bose babatumiye wowe ugasigara ariko kugezana n'ubu ngubu ndumva ibintu uri kuvuga ari ikiganiro ntabwo ari ikiganiro waremye urabona nje kukuremera ikiganiro kugira ngo nishimira ko Hamid yagiye se ko yagiye ngasigara urumva ngiye mbyishimiye nese amafaranga banyweraga banarira bayakuye hehe nese bagasanga bakennye abantu bafite ubushobozi bwo kohereza umwana muri Belarus urumva bakennye ntabwo bakennye bafite amafaranga ashaka byihorera bora twikaraga no ku muhanda kugira ngo ni mugenzi wacu ntabwo ari mugenzi wacu burya urashaka kumwe ngo Oromide yagiye ariko surajya ari ifataragera ubu ngubu niba ntibeshye indege yamujyanye ishobora kugeza muri Kenya oya uva mu biganiro mbwiza ukuri bagiye ryari reka manze nkubwire ngewe ubwanjye nanyuzeyo nanjye sinari mbizi nsanga hari ibirori ngira ngo wabatirishije cyangwa se hari umuntu baje gusaba urumva nikojeje mu rugo gakeya nsanga umuntu bwose yambaye neza urumva yambaye nk'umuntu utari naho i Kigali urumva Oromide yambara neza arambwira ngo ubu ngubu tuvugana ngewe ubu ndagiye nzagaruka nyuma y'imyaka 2 none se ugiye he nabundi rero uriya mwana biranshimishije kuba agiye shawo ubu mugiye gukira noneho dore ko mwavuze birarangiye umwana wanjye agiye umva mwana ishimwe gusa ariko cyose nkubwiza ukuri ibi bintu bisize iheru nta kintu usigaranye
amafaranga ya mbere namutegeye byarangiye yapfuye ubusa. Mbese bigigeze kubaho biza no byabaye n'ubwa kabiri. Itike naye mukatishirije. Nko mu kwa gatanu gutyo gutangira. Birangira byanze. Uba ya kabiri nkoresheje. Ariko ntacyo ibyo byose ariko bari urubuga ugeze kubivugaho ko umuhungu wawe agiye kujya hanze. Rega bimaze iminsi, ariko Imana ishimwe ubwo bibaye akagenda. Hanyuma se ibyo bimaze iminsi ni ibiki? Ibintu bimaze iminsi ni ibiki? Muraho ariko? Muraho. Nimumara kuba muraho mumbwire ko Romide ari mu rugo. Ari mu rugo? Ahubwo giye nanjye nkubaze ni gute nk'umuntu inshuti yawe Romide utaza ngo uherekeze umuvandimwe? Stone kuri inshuti y'umuryango. Inshuti yera. Ngo guki ntaje? Uherekeza umuvandimwe. Muherekeza mujyana. N'abandi nawe ubuhari. Reka mubwire. Ariko ntacyo turanywana mu rugo agafantuka. Indi unyura mu rugo. Njye nari kumuherekeza mushyira polisi kugira ngo muherekeze mujyana aho ngaho. Yagiye byanyabyo. Yagiye. Bageze kure. Hari indege izamutse hejuru iciyeho asanga ari nawe uciyeho tuvuye kumuherekeza. Cyose iyo ngira aba ari inkuru urimo uravuga. Biraba atari ibyanyabyo. Kubera iki? None se Romide yagiye pe. Niyo wamuhamagaye ubu telefone ntago yacamo njya numva mu ndege ngo telefone ntibicamo. Ntago yacamo. Yagiye ubu ngo barenda kugira ngo muranyishyura. Ngaho se none muranyishyura. Romide agiye ndimo ibihumbi 40 by'amanyarwanda. Namugujije buri minsi 6 ngo noherigere. Uba amezi 9 yaramaze kwirenga. Mumpa amafaranga. Sugo 40 naragiye kuyakoresha cyane. Akose Romide ko muri inshuti. Kuki uzanye ibintu by'amafaranga? Yagiye. Amaze kugenda. Hari upapuro mwandikiranye kubera ko turi inshuti nkuko wabivugaga. Genda ajya kubibabwira akambwira ati waboneje Meri na Muze. Umvishe tukabigira ibintu by'ubwiru tukabyihorera. Ejo twahura kongera akambwira ati ndakurebera icyatanu nimugoroba nkagitegereza nkakibura. None afashe umwanzuro wo kuvuga ngo aragiye. Reka mbabaza. Za nkweto z'ubururu za Romide umupakirira wazibonye? Yashati y'umukara yo y'uturongo. Uri kumva? Yashati irimo uturongo tw'umweru n'umukara. Y'amaboko. Wigeze uyipakira? Hakuzi ko yashati ntayipakiye we. Ni pantaro. Ibyo ngibyo byikirwa bibavuna. Musinga niba yarayiguhaye ndimo ndavuga ni iki ngiki. Romide yaraje amereza iyo myenda amanizo nkweto ndavuga ngo no umuvandimwe nk'umuntu ndi mu mwenda uri kumva aba yajijishije nanjye mbe mbyirengagije. Kumbe yapfungaga yafataga ibikarita akabishyira mu maso anyinga kari bugende. Ariko muzi nibindi ngiye warama amafaranga yanjye 40 nta kintu yaguha. 40 ntawe hari yagiye murabikomeje. Ubwo uzamuvugisha reka mbabwire none ko yagiye hanze muba mushaka none se telefone niba andimo amafaranga mukaba mwumva ko mutagomba kuyanyishyura izi telefone muzazibona mwanya telefone yanjye muzinga muri nanze kugaragaza ikinyabupfura cy'ihanga nakubita umuntu uri gupfa ikisoro haze so wama telefone yanjye umva naye mukurikiye umwaka telefone yanjye Messi yanjye nayijyanye none se giye ibyo birandeba akose none ibintu uyangiye rwose giye telefone yanjye ndayishaka muko biraza kugenda telefone yanjye rwose Musinga biragenda gute none se none uranyihindutse oya nta kukwinduka agenda ashaka telefone yanjye none se giye aranwa telefone ibyo byaye amafaranga agiye mbirimo. Okay. Ufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo. Nese ubwo biragenda nimba twa telefone mu 200 agatwa telefone yangahe ubwo biragenda. Ako nawe mbwira. None anware telefone ngewe. So bivuze gutyo nk'umugore wanjye. Ibibaye ntubibonye. Ndabibonye. Nangira televiziyo nazira ntebe abigurisha none nanjye ngende mikemura ibibazo. Umva nago ibyo mwana uhuri. Ibyo nabigenzane. Nese cyose no bari kundanga. Ndazigurisha pe. Ndazigurisha. Vie wanje wavie ya warahindutse ko byahongo wanje bana we vie umeze ni sawa myaka myinshi onye ko nawe uri maguru cyakoze sinkubeshye pe iyo abatari wowe ubundi nari kwita ngoma mu rugo nkiryamira kuko mama we n'ubundi ndabizara ryamye yewe ariko narimba kumbuye ntabwo se rudukumbuye kurusha uko twari tugukumbuye nari ngukumbuye hahandi numvaga mvuga ati ni ikihe cyerekezo haryo yanyuzemo haryo ujya kugenda wanyuze ye nabonye ugenda ariko se biye gutangira ibintu kino numva ibintu ngiye nshaka ibaze ko ngiwe nta nubwo nanyuze imbere ku irembo narimba afitiye surprise mvuga ni ndajya nkumanga mite njya kwihisha mujye musohoka we na mama ngo ko se ngo ninde ngo ubwo niba abaturanyi utangiza ne amatiku ngo ubwo ngo baratwanga ngo ku musozi nibiki mite numva barambye ngo wagiye nabwo mbibwiwe na baba kadogo bo mu rugo
ariko na mama ubu ngubu sindamureba uko ameze. Rero reka nkubwire, wamaze kugenda buriya rwose umukecuru ararwara, tujya kwa muganga tumaramo nk'ukwezi n'igice, ariko ndabishimira Imana barakiza ameze neza. Mama yararwaye pe. kuki se mutabimbwiye ngahibaze kandi njye narabandikiye kuri WhatsApp mukambwira ngo mama ameze neza nawe ukambwira ngo umeze neza. Twangaga kuba twagukura umutima, ariko subuye mutima ibaze none unyumbwira ngo mama arapfu, ubwo nkuru nari buyakirene nyine ariko Imana ishimwe nyine yarakize, sicyo cyambere se. Okay, niba ameze neza nisa none se mama aracyabyibushira nyine urumva uburwayi bwajemo asa nk'ahananukaho, ubu nibwo ari kugenda agarura akabaraga nyine. Niba uburwayi bwaraje mama akaba agiye kunanuka byo byanshimisha, niba arananutse byo ni byiza, gukuriga mama birafite ni byinshi cyane. Naho ubundi nako guhamagara rwose byari bigoye cyane. Naho ubundi bya telefoni byo ni ibibazo. Uzuranyutse bya telefoni kurwe na mama narabandikiyaga kuri WhatsApp nkabona ntimuri kunsubiza, byagenze bite? Kandi n'ikindi kintu umenye ko ndi ku muhanda, aturanye iwacu urabazi, iyo bakikubona urabazi uburyo basabana. Yewe abantu bose ngo ngurira icupa ngo sinzi ngo umunyu ngo bikiri aza kuzana abasaza bawe. Tukiri aho ngaho uzintu byabaye ukimara kugenda uwo munsi tuguherekeje, nahuye na cya cyohe ngo ni Stone ibintu yankoreye. Cyane Stone ahubwo ndamukumbene nibagiye kuvuga ko twajyanye kwa Stone nkabanza nkamusura. Ujya he reka nkubwire, uramutse ugiye kura Stone niba nyine ntabwo waba ukihagarutse. Kubera iki? Stone ibintu yankoreye, yanteje umudugudu, yanteje umurenge, neza n'akarere. Telefone yahise azijyana, ari iyanjye ari niya mama wawe. Telefone yawe niya mama se? Yarabijyanye da. Abaho urikise. Oya Stone ntabwo yabikora papa, ubizi koko ni uretse n'ibyo unubu duhuye ubunona n'uyu mwenda nambaye atawujyana buri munsi yo duhuye, yaba ari isaha nambaye, yaba ari umwenda nambaye, yaba ari inkweto nambaye. Kubera iki? Kubera wowe. Ngaho nese akupapa ngiye nizo nkuru zazi no kuncanga. Stone wareze, Stone wahaye icumbi, inshuti yanjye magara, ibyo bintu yabitwara gutya. Amafaranga 40 ngo yakugurije ukagenda utabimuhaye. Nibyo ndi kuzira ibyo byose. Umbwire nawe ukuntu uri bujye kureba iyi. Nese 40 ibyo byatumye twara telefone yawe. None ibyo by'imyenda siri kumbwira cyangwa asiganwa itabi n'inzoga se? Wabyihoreye ko yanzengereje. Ahubwo reka nkubwire tugende mu rugo. Nakareka tubanze tuje kureba Stone. Ntabwo ibyo nabisomana kwizera. Ufite amafaranga hanga. Garama cyane urananiye. Usubire aho uvuye. Stone! Cyonzi cyo. Umuntu komanga. Diaspora! Mama yake. Twongeye twari uranangaza, Yesu we uranangaza. Ukura abantu mu Rwanda ukabahindura. Nanjye gushyira mu kawutereka. Umusatsi warawuteretse woraye. Akoze sitosiga urasaze. Oya niseka koko 40 za nyuma uzije. Ibibazo birahita bishira. No kuvuga ngo ikibazo ndi busigarane. Ni turuwasa ndi bugura injanga gusa. Ariko sto wabaye iki? Ko nagusize uri muzima wabaye iki? Se wabona ikibazo mfite. Ndebere kuno musaza wabaye. Ndavuga Stone akarakara, navuga Stone ngo sindi mubwire. Uziko yaranyishe. Musaza kwica se. We wabaye ibintu wamukore ni ibiki? Ariko ngiye ureka nkubwire. Nge ndi ya nshuti yawe ya kera itarigeze ihinduka. Niba mu rugo bashaka guhaha barantumaga, niba hari umwanzi watekerezaga gutera iwawe nkimumenye bita mwiruka, nta kintu cyahindutse ndacyari wawe. Uratinyutse ko ufashe telefone ya papa, ufashe ya mama, uruko ngo muhuye ngo ikintu cyose afite uragitwara. Wabaye ute? Kumbi byari ibyo ngibyo. Nese reka mubaza. Iyo ufashe umwanya ukafata indege, ukava mu Rwanda, ukajya Belarus. Usize undimo amafaranga 40. Ubizi neza ko nta hantu nakoraga muri iyo minsi. Wumvaga ko ngomba kubaho gute? None se kamubaza. Telefone wabatse warazibashubije? Basubiza telefone se amafaranga yo waranzane ngaho amafaranga mbaye telefone. Amafaranga se ndenda ngo amafaranga izo telefone byonyine watwaye agaciro zagaze. Imwe yonyine wagombaga kwiba niba unayigurishije. Ukabasubiza nk'ibihumbi nka 50 byibuza makeya. None umuye cyahura ukabaka nibyo bari bafite. Borariye telefone ebyiri zabo. Ngiye nanze kubisobanura detail ariko reka mbikubwira. Amafaranga yanjye naguhaye Noheli yenda kugera. Amafaranga yanjye amaze umwaka. Ibihumbi 40 byunguka ibihumbi 4 buri kwezi. Kuba n'umwaka. Uri kumva ayo mafaranga bihita bijya mu bihumbi hafi 80 na hafi 90.
hanyuma se urongera urusakuza ubwe ngo telefone ngo natwaye ngo arifite None agaciro se kangana ndakubaza iki? ni- Shyiraho iminsi naje kugushaka nkakubura. reka iby'iminsi genda kuva i Kigali nasize muherera urukweto rushyashya nguhereza imyenda ikindi kandi ayo mafaranga ngiye ubwanjye ninjye wari uyakurimo kandi nabwo nyafata ntabwo nangiye kuyashora mu bikorwa bizunguka nagomba kuza gusubiza 40 byawe ntabwo byayigomba kuba bifite inyungu uragiye imyenda bye nta myenda kigira ibintu byose ngo warabijyanye ngo ibyo ahuye nabyo ayo nta makuru make yambwiye itutavuze amagambo menshi telefone zo waraziri ikintu cyose kizi ko ari cyave kiri muri nonzo yavuze ngo gisoro kimuhereza yarambwiye ngo ntago azazigurisha aracyazifite telefone aracyazifite Urabizi neza. si kwambwiye se ngo ninzana amafaranga ngo ntago uzazigurisha ngo uzayisubiza none zibahereza ngo 40 byawe None se imvugo niyo ngiro.